Ni umujyi umwe wari wubatsemo ibitaro binini kandi bigezweho. Muri ibyo bitaro habagayo umukobwa witwaga Sonia. Yari afite imyaka 19 gusa, ariko ubuzima yari yaranyuzemo bwari bwaramwigishije byinshi. Sonia ntiyari yaragize amahirwe yo gukomeza amashuri nk'abandi bana. Se yapfuye akiri muto cyane, asiga umuryango mu bukene bukomeye. Nyina yagerageje gukora uko ashoboye kose kugira ngo arere abana, ariko ubuzima bukomeza kugorana. Amafaranga yabaga make kandi akenshi ntibashaka guhaza umuryango ngo babonere ibyo bakeneye. Sonia yakundaga ishuri cyane. Abari baramwigishije bakundaga kuvuga ko yari umwana ufite ubwenge kandi ukunda kwiga. Iyo yabaga ari mu ishuri ntiyakundaga gukina igihe cyose nk'abandi bana. Yakundaga kubaza ibibazo no gushaka kumenya impamvu ibintu bitameze uko bimeze. Ariko igihe cyarageze amafaranga abura burundu. Nyina ntiyashoboye gukomeza kumwishyurira amafaranga yari akeneye ngo akomeze kwiga. Umunsi umwe byabaye ngombwa ko areka ishuri. Byaramubabaje cyane, arira wenyine uwo munsi, ariko nyuma yaho yemeza kutazongera guhora yicaye ategereje ko ubuzima bumuhindukiraho ntacyo akoze. Yatangiye gushaka akazi. Ntabwo byari byoroshye kuko yari akiri muto kandi nta bumenyi bwihariye afite. Yazengurutse ahantu henshi ashaka akazi arakabura. Hari abamwirukanye n'abamubwiye ko akiri muto. Ikibabaje ni uko hari n'abamusezeranyije akazi ntibakamuhe. Amaherezo umuntu umwe amugiriye impuhwe amumenyesha ko ibitaro bikomeye byo muri uwo mujyi bishaka umuntu uzajya ukora isuku. Sonia yahise ajyayo. Nyuma y'ibiganiro bike yahise ahabwa ako kazi. Ntabwo kari akazi gakomeye mu maso y'abantu benshi, kuko hari abamubwiraga bati ubwo se n'akazi wishimiye, ariko Sonia yarabasubizaga ati akazi kose iyo gakozwe neza kagira agaciro. Kuva uwo munsi yatangiye gukora muri ibyo bitaro. Buri gitondo yazindukaga kare cyane. Yambaraga imyenda y'akazi, agafata ibikoresho by'agatangira gukora. Yakuburaga hanze, agasukura ibyumba, agahanagura ibirahure, agatunganya aho abantu bicara kandi agakora buri kintu yitonze cyane. Abaganga benshi ntibamwitagaho kuko abakoraga amasuku bari benshi kandi batandukanye. Abaforomo banyuraga iruhande rwe bihuta, abarwayi benshi nabo ntibamenye izina rye. Kandi iyo abantu bavugaga ku bakozi bo mu bitaro, bavugaga abaganga gusa, abaforomo n'abayobozi. Nta muntu wakundaga kuvuga ku bakoraga amasuku. Ariko ibyo ntibyigeze bibabaza Sonia. Yari yaramenye ko agaciro k'umuntu kadaterwa n'akazi akora, ahubwo ko gaterwa n'uburyo agakoramo n'icyo agakuramo. Ikindi cyatandukanyaga Sonia n'abandi ni uko yakundaga kwitegereza cyane. Iyo yabaga ari gusukura ntiyakoraga gusa, yabaga areba abantu, yumva ibiganiro, yiga no ku myitwarire yabo. Yabonaga uburyo umurwayi umwe yinjiraga ababaye cyane, nyuma y'iminsi mike akagenda aseka, uburyo hari abantu bazanwaga n'imiryango yabo bakababa hafi, ariko bikarangira bacyuye mu masanduku, n'uburyo hari abarwayi babaga bafite amafaranga menshi ariko bakaba bonyine nta muntu basura. Buhoro buhoro ibyo bitaro byabaye nk'ishuri rye rya kabiri. Ntiyigaga imibare cyangwa amateka, we yigaga abantu, imibereho yabo, akamenya ko mu buzima haba ibyishimo, agahinda, icyizere n'uburyo abantu bahangana n'ibibazo. Gusa hari abaganga bamwe batangiye kumumenya kubera uburyo yakoranaga ikinyabupfura. Iyo bamusabaga ikintu yagikoraga atitotomba, yihuse, yabona umurwayi akeneye ubufasha bworoheje akamufasha. Iyo yabonaga umuntu arira wenyine ku ntebe yo hanze, rimwe na rimwe yaramwegeraga akamubaza uko ameze. Ntiyari umuganga cyangwa umuforomo, ariko yari umuntu wakundaga abantu. Muri ibyo bitaro hari umurwayi wari warabaye ikiganiro cya buri munsi mu cyumba cy'abaganga. Yitwaga Stoyi. Yari umugabo ugeze mu myaka hafi 50. Yari amaze hafi ukwezi arwaye. Mbere yo kuza muri ibyo bitaro abantu batekereje ko ari indwara isanzwe. Yari yaratangiye kugira umunaniro ukabije, nyuma aza gutakaza ubushake bwo kurya. Hashize iminsi mike yatangiye gutakaza ibiro ku buryo bugaragara. Yagejejwe mu bitaro, abaganga baramusuzuma, bamupima amaraso, basuzuma umutima, ibihaha, impyiko n'igifu, bamukorera n'ibizamini byinshi. Ariko ibisubizo byose byagaragazaga ibintu bidasobanutse neza. Hari ibipimo byerekanaga ko afite ikibazo, ariko nta cyagaragazaga neza indwara afite. Buri munsi hari umuganga mushya wamurebaga. Mu minsi yakurikiyeho Stoyi yatangiye kugira intege nke kurushaho. Yaryaga bike cyane, akavuga make, ubundi akamara amasaha menshi acecetse areba hejuru gusa. Umugore we n'abana be bajyaga baza kumusura, bakagerageza kumutera imbaraga, bakavuga bati uzakira, nawe akagerageza kumwenyura. Ariko mu maso ye yagaragazaga umunaniro ukomeye. Abaganga nabo bari batangiye guhangayika. Ntabwo byari bisanzwe kubona umurwayi umara igihe kirekire atyo kandi impamvu nyayo itaramenyekana. Umunsi umwe nimugoroba, nyuma y'uko abaganga bavuye mu cyumba cye, Sonia yinjiye nk'uko byari bisanzwe aje gukora isuku. Yatangiye gukubura, ahanagura ameza n'ibirahure, aranakoropa. Mu gihe yakoraga ibyo byose yumvaga Stoyi yitse umutima kenshi. Nubwo yari aryamye, yari ari kureba hanze mu idirishya. Sonia ntiyakundaga kubangamira abarwayi, we yakundaga gukora akazi gacecetse. Ariko uwo munsi hari ikintu cyamutunguye. Yabonye amarira make amanuka ku matama y'uwo mugabo. Yahise ahagarara gato, ibaza impamvu umurwayi ari kurira. Bwa mbere yumvise hari ikintu kitari gihuye n'ibyo yabonaga abaganga bari kuvura, ariko ntiyari azi icyo ari cyo. Yikomereje akazi ke, gusa icyo yaramaze kubona nticyamuvamo.
Mu minsi yakurikiyeho ubuzima bwo mu bitaro bwakomeje nk'uko bwari busanzwe. Abarwayi barazanwaga abandi bagataha, abaganga bagakora akazi kabo ka buri munsi. Sitoyi wari urwariye mu cyumba cya 12 nawe yari agihari, kandi uko iminsi yagendaga ishira niko ubuzima bwe bwarushagaho kuba bubi. Abaganga benshi bari bamaze kumusuzuma, bamupimye amaraso inshuro nyinshi, bamukorera ibizamini bitandukanye, bamugeragerezaho imiti itandukanye, ariko nta cyahindukaga. Umubiri we wari uri kugenda ucika intege uko bwije n'uko bukeye. Buri gitondo umuganga mukuru witwaga Liyeni yajyaga kureba ifishi ye akayifunga yongeye guceceka. Yari amaze imyaka myinshi mu mwuga, ariko mu murwayi yari yaramuyobeye. Hari igihe yasohokaga mu cyumba cye avuga ati nakoze ibyo nshoboye byose, ariko ndumva hari ikintu kitari gusobanuka neza. Abandi baganga nabo babyumvaga uko, batekerezaga ko wenda yarozwe. Umuryango w'umurwayi wari waramaze kwiheba. Umugore we yazaga buri munsi akicara hafi y'igitanda, rimwe na rimwe akarira bucece. Abana be nabo bazaga kumureba, ariko bakamubona agenda arushaho gucika intege. Sonia, wa mukobwa wakoraga isuku, yabonaga ibyo byose. Nubwo nta bumenyi bwo kuvura yari afite, yari amaze igihe areba abantu benshi bazaga muri ibyo bitaro. Yari yaramenyereye kureba isura z'abarwayi n'imiryango yabo. Kuva uwo murwayi yagera mu bitaro, hari ikintu cyari cyaramutunguye. Buri gihe iyo yajyaga gusukura icyo cyumba, yabonaga uwo mugabo areba ku rugi. Niyo yabaga ananiwe ate, amaso ye yahoraga areba ku rugi. Hari igihe Sonia yabaga atorosha hasi, akabona umurwayi asa n'ushakisha umuntu runaka. Iyo umuntu yinjiraga, yahitaga amureba yitonze. Iyo yabonaga atari uwo ategereje, yongeraga kwicecekera. Mu minsi ya mbere Sonia ntiyabyitayeho cyane, ariko uko iminsi yagendaga ishira niko yatangiye kubibona kenshi. Umunsi umwe ubwo yari ari gusukura hafi y'igitanda cye, yumvise uwo murwayi avuze buhoro cyane ati yaba yaje. Sonia yahise areba inyuma ye ngo amenye uwo yabazaga, ariko ntiyabonye umuntu. Yongeye kumva uwo mugabo avuze ati yaba yigeze aza. Sonia yegereye umugore wari wicaye hafi aramubaza ati mama, hari umuntu uyu mugabo ahora ategereje? Uwo mugore ati hari umuntu umwe ashobora kuba ategereje. Sonia arongera ati ninde? Umugore ati ni murumuna we. Sonia yaratunguwe ati none se kuki ataza kumureba? Umugore ati hashize imyaka myinshi batavugana. Sonia ntiyamubajije ibirenze ibyo. Bukeye bwagarutse gukora isuku, yongeye kubona umurwayi areba ku rugi nk'ibisanzwe. Uwo munsi yari ananiwe cyane kurusha mbere, ariko nabwo amaso yari akiri ku rugi. Sonia yatangiye kwibaza niba koko ikibazo cy'uwo murwayi cyaba kiri mu mubiri gusa. Ntabwo yari azi neza niba ari byo, ariko hari ikintu cyamubwiraga ko uwo mugabo ashobora kuba afite igikomere kimaze imyaka myinshi. Icyo gitekerezo cyamugumye mu mutwe. Yagerageje kubyikuramo, yivugisha ati sindi umuganga kandi si akazi kanjye kwivanga mu bibazo by'abarwayi. Ariko uko iminsi yagendaga ishira niko yarushagaho kunanirwa no kubyirengagiza. Buri gitondo yinjiraga mu cyumba cya 12 agasanga wa murwayi areba ku rugi. Buri mugoroba yasohokaga aho ngaho yibaza impamvu umuntu ashobora kumara imyaka myinshi ategereje umuntu umwe. Umunsi umwe ubwo yarasoje akazi ke, yahuriye n'umugore w'umurwayi hanze y'ibitaro. Yari yicaye wenyine ku ntebe asa n'uwihebye. Sonia yaramwegerera aramubaza ati mama, mbabarira kongera kukubaza, ariko ikibazo cyabariye abavandimwe cyabaye ikihe? Uwo mugore yabonaga ko uwo mukobwa atari amatsiko gusa yari afite. Yaramubwiye ati hashize imyaka irenga 15. Sonia ati 15? Nawe ati yego. So wabyara yapfuye asize imitungo myinshi. Habayeho kutumvikana ku buryo bwo kuyigabanamo. Baratonganye cyane bageze bahagarika kuvugana burundu. Mu myaka yose yakurikiyeho nta munsi n'umwe bongeye guhura. Sonia ati ariko se ubu ngubu bimeze bite? Nawe ati uwo mugabo wanjye ahora amwibuka, kandi ndabibona ko ashaka kumubona mbere yo gupfa. Sonia yumvise ababaye. Yaramubajije ati murumuna we azi ko arembye? Nawe ati ntawe bimubwiye, sindi niba abizi cyangwa atabizi. Sonia yahise agwa mu kantu ati ntawe. Undi ati yego. Nawe ati kubera iki? Umugore ati ntacyo byahindura, bavuga ko igihe cyo kwiyunga cyarangiye. Mu gitondo cyakurikiyeho ageze ku kazi, yasanze abaganga bongeye guteranira hafi y'ifishi ya wa murwayi. Umuganga Liyeni yaravugaga ati nta mpinduka zigaragara, ahubwo ibipimo biri kurushaho kuba bibi. Sonia yumvise mu magambo arushaho guhagarika umutima. Yari agiye gukomeza akazi ke nk'ibisanzwe, ariko atekereza kuvugisha abaganga. Yarebye abo baganga bari bicaye bakikije ameza manini, buri wese afite impapuro n'ibisubizo by'ibipimo, yumva agizemo ubwoba. Bari abantu bize imyaka myinshi. We yari umukobwa utararangije n'amashuri yisumbuye. Yaribajije ati nabwira icyo aba baganga, ariko uko yagendaga bitekerezaho niko arushagaho kubona ko hari ikintu batari kureba. Yageze ahariyemeza, yegera umuryango w'icyumba cy'inama arakomanga. Umuganga Liyeni aramubwiye ati njira. Sonia yinjiye afite isoni, abaganga bose barahindukira baramureba. Yaravuze ati mumbabarire kubwo kuba bangamira. Umuganga Liyeni ati niki Sonia, tubwire. Yahise agusha ku ngingo ati njye sinzi iby'ubuvuzi, ariko hari icyo maze igihe mbona kuri Stoyi. Liyeni ati wa murwayi? Nawe ati yego. Undi ati ni ikihe? Sonia ati buri munsi ahora areba ku rugi, niyo yaba ananiwe gute ahora ategereje umuntu. Liyeni ati ninde abategereje, uramuzi? Sonia ati ndamuzi, ni murumuna we.
numvise umugore wambwira ko bamaze imyaka irenga 15 batavugana, kandi uwo murwayi ubwo yambwiye ko icyo yifuza kurusha ibindi ari ukubonana nawe. Sonia yakomeje afite ubwoba ati mumbabarire niba ndi kwibeshya, ariko njye mbona ikibazo cye atari umubiri gusa, mbona umutima w'urwayi kurusha umubiri. Hashize akanya gato nta muntu uvuga, nyuma muganga Liliane aravuga ati uzi ko ushobora kuba uvuze ibintu twese tutabonye. Undi muganga aseka ati uyu mukobwa ukora isuku se ashaka kutwigisha kuvura. Ariko Liliane yahise ahaguruka asanga uwo mukobwa musaba ko bajyana hanze bakajya kubiganirirayo. Yaramubajije ati mu by'ukuri wabonye iki? Nawe ati hari umuntu ahora ategereje. Liliane ati uratekereza ko ibyo bishobora kuba bifitanye isano n'uburwayi bwe? Sonia ati simbizi, ariko numva afite igikomere cyo mu mutima kitigeze gikira. Liliane ati birashoboka ko hari icyo tutari kubona. Yafashe ifishi ya Stoya ati birashoboka ko dufite umurwayi ufite ikibazo gikomeye cy'agahinda, kwicuza no guhangayika bimaze imyaka myinshi, ariko nanone ntabwo twahita tubyizera. Yarebye Sonia aramubwira ati utekereza ko murumuna we ashobora kuboneka? Sonia ati niba mwemeye nshobora kugerageza kumushaka. Liliane ati gerageza, hashize igihe kinini dushaka indwara tukayibura, niba rero hari amahirwe make ko ashobora gufasha uyu murwayi tugomba kuyakoresha tukamushaka. Sonia yumvise umutima worohotse. Bwari ubwa mbere abaganga bari bumvise igitekerezo cye, kandi nibwo bwa mbere yumvise ko nubwo atari yarize ubuvuzi hari icyo yarabonye amaso yabo yari yaracikanwe. Ageze mu cyumba cya 12 yasanze umurwayi aryamye hanze amaso ku gisenge. Yari ananiwe cyane ku buryo no kuvuga byamugoraga, ariko wamubonye yaramwenyuye. Sonia nawe aramusuhuza. Mu kanya gato uwo mugabo yaravuze ati uyu munsi nabwo ntiyaje. Sonia yumvise umutima uhinda umushyitsi kuko noneho yarazi uwo yavugaga, ariko ntiyarazi icyo yamusubiza. Yaramuhakaniye ati oya ntiyaje. Uwo mugabo yarahindukiye areba ku ruhande ntiyongera kuvuga. Sonia yasohotse muri icyo cyumba babaye kurusha uko byari bisanzwe. Amaze kugera hanze yafashe icyemezo. Ntiyarazi niba cyari gikwiriye cyangwa niba abantu bari bubyemere, ariko yumvaga adashobora gukomeza kurebera. Yarazi ko ibyo agiye gukora bitari biri mu nshingano ze. Ntiyari umuganga, ntiyari umwe mu muryango w'umurwayi, kandi nta nubwo yarazi neza ko murumuna we yari ameze. Yabanje gusaba uburenganzira umugore we. Yaramubwiye ati niba koko umugabo wahora amwibuka kuki tutagerageza kumushaka? Uwo mugore ati nanjye nabitekereje kenshi, ariko buri gihe abantu banyumvisha ko bitazagira icyo bihindura kuko umugabo wanjye ari uri mu makosa. Niwe wamuhemukiye, yahemukiye umuvandimwe we cyane. Sonia ati yahemutse ate? Yaramubwiye ati nakubwiye ko se ubabyara amaze gupfa yasize amasambu, inzu n'ubundi butunzi. Muri icyo gihe umugabo wanjye yari asanzwe afite amafaranga menshi kurusha murumuna we. Yari azi no gusoma no kwandika neza, azi n'ibijyanye n'amategeko kumurusha. Mu gutangira kugabana umurage, murumuna we yamwizeraga cyane. Yumvaga ko mukuru batazanamo amanyanga, ariko umugabo wanjye yikubiye igice kinini cy'umutungo. Sonia ati yaramwibye. Nawe ati mu buryo bumwe nibyo, ntiyagiye nijoro ngo amwibe kandi ntiyanamukubise ngo amwambone, ahubwo akoresheje ubwenge bwe nabi. Hari impapuro murumuna we yasinye atazi icyo zisobanura. Hari n'ibindi bintu byakozwe ku buryo byatumye ubutaka bwinshi busigara ku ruhande rw'umugabo wanjye. Sonia ati none se murumuna we yarabimenye? Nawe ati yarabimenye. Sonia ati byagenze bite? Nawe ati byamubabaje cyane. Yari umuntu woroheje, ntiyagiye mu nkiko kandi ntiyarwanye. Yaravuze gusa ati niba ari ko ubishaka fata ibyo ushaka byose. Sonia yumvise ababaye. Uwo mugore akomeza agira ati ariko kuva uwo munsi ntiyongeye kuvugana na mukuru we. Sonia ati none se umugabo wawe yaje kubyicuza ryari? Umugore ati si ako kanya. Hari amakosa umuntu akora abizi kubera umururumba cyangwa uburakari. Iyo ari kuyakora yumva afite impamvu, ariko nyuma yaho yacecetse akitekerezaho nibwo amenya icyo yatakaje. Yongeye kwitsa umutima ati umugabo wanjye yabonye ubutaka bwinshi, yabonye amafaranga menshi, ariko yatakaje umuvandimwe bari barakoranye. Sonia ati ntiyagerageje gusaba imbabazi? Nawe ati yaragerageje. Undi ati byaranze se? Umugore ati ni kenshi cyane byabayeho. Mu mwaka wa mbere agiye iwe murumuna we yanga ko babonana. Mu wa kabiri yarongeye ajyayo, no mu wa gatatu yohereza abantu ngo bamuganirize. Nyuma yohereje amabaruwa menshi. Hari n'igihe ashaka gusubiza igice cy'umutungo yari yarafashe ariko bikanga. Sonia ati none se kuki batongeye kwiyunga? Nawe ati mu ntangiriro murumuna we yarababaye, nyuma ububabare buhinduka uburakari, hanyuma uburakari buhinduka kwinangira. Uko imyaka yagendaga ishira niko byarushagaho kugorana. Yarongeye ati iyo abantu bavuga ko umugabo wanjye yicuza baba batazi uko yicuza nyakuri. Yahanaguye amarira yaratangiye kumanuka ku matama, arakomeza ati nyuma yo kwambura murumuna w'uwo murage yumvaga ko igihe kizakiza ibibazo byose. Yibwiraga ko umunsi umwe bazahura bagaseka nk'uko byahoze, ariko siko byari kugenda, nta nubwo ariko byagenze. Sonia ati byagenze bite? Nawe ati murumuna we afite umugore n'abana 2. Kubera ubutaka bwinshi yatakaje ubuzima bwe bwarahindutse cyane. Yavuye mu rugo rwiza yari afite yimukira mu nzu nto cyane.
yaje kurwaza umugore agurisha amasambu make, amafaranga yari afite arashira. Ku bw'amahirwe uwo mugore yaje koroherwa. Icyo gihe umugabo wanjye yarakomeje gutera imbere. Buri gihe yabonaga murumuna we yumvaga agiye kumwegera akamusaba imbabazi, ariko isoni zikamubuza. Sonia ati hanyuma nawe ati hanyuma ibibazo biriyongera. Umwana mukuru wa murumuna we yarwaye aribwo umugore avuye mu bitaro amaze gukira neza. We noneho yarembye cyane, yari afite imyaka 9 gusa. Sonia ati bamujyanye kwa muganga, undi ati barabigerageje ariko byasabaga amafaranga menshi. Umugabo wanjye yarabimenye kandi yarafite mu mafaranga. Sonia ati yaramufashije. Umugore n'ikiniga ati yaragerageje ariko byari byatinze. Yajyanye amafaranga iwe, yagize yasanga umuryango wose utamushaka, murumuna we yanga no kumureba arayagarukana. Yaramubwiye ati aho kugumana ubutaka wari ukwiriye kugumana ubuvandimwe bwacu. Sonia ati umwana yaje gukira. Umugore yavuze arira ati oya yarapfuye. Icyababaje umugabo wanjye kurushaho si uko umwana yapfuye gusa, ahubwo ni ibyabaye nyuma. Sonia nubwo bati ibyo ni ibihe, nawe ati ntiyagiye no kumushyingura ngo bamwemerere. Sonia yaratangaye ati ukubera iki? Nawe ati yagiyeyo bamubuza kwinjira ku irimbi. Yahanaguye amarira arakomeza ati abantu bo mu muryango wa murumuna we bavuze ko atarakwiriye kuza kurira umwana igihe yari yaragize uruhare mu mibabaro y'umuryango we. Yagumye kure y'irimbi, yarebaga abantu bashyingura uwo mwana ari kure kandi nta muntu wamwegereye, yewe nta muntu wamuvugishije. Sonia yagize ikiniga. Uwo mugore arakomeza ati kuva uwo munsi nibwo yatangiye guhinduka. Yatangiye gufasha abakene no gukora ibikorwa byiza ngo arebe ko yasiba ikibazo yari afitanye na murumuna we, ariko nta na kimwe cyamukuraga icyo gikomere. Hari ibintu amafaranga adashobora gukosora, kandi hari amakosa umuntu akora akazabana nayo imyaka yose. Umugabo wanjye yashoboraga kugura inzu nshya, imodoka nshya cyangwa indi mitungo, ariko ntiyashoboraga kongera kugarura ubuzima bwa wa mwana wapfuye. Sonia yari amaze kurira cyane nawe. Uwo mugore yarakomeje ati mu myaka yakurikiyeho ubuzima bwa murumuna we bwakomeje kugorana. Umugore we yongeye kurwara, udufaranga murumuna we yarasigaranye natwo turashira. Hari igihe umugabo wanjye yumvaga agiye kumufasha, ariko murumuna we akamubwira ko adashaka impuhwe ze. Igishimishije umugore yarongeye arakira. Uko imyaka yashiraga niko umugabo wanjye arushagaho kubabara. Yagize atangira kubura ibitotsi. Yicaraga nijoro wenyine akavuga amazina ya murumuna we n'umwana wapfuye, rimwe na rimwe nkamubona arira nk'umwana. Abaganga bavuga ko arwaye indwara yo mu mubiri, kandi nibyo, ariko njye nzi ko umutima we watangiye kurwara mbere cyane. Uyu munsi yareba ku rugi ntabwo abategereje umuntu usanzwe, abategereje amahirwe ya nyuma. Amahirwe ya nyuma yo kongera kubonana na murumuna we no kumubwira ko nta munsi n'umwe wigeze ushira aticuza ibyo yamukoreye, kandi ko urupfu rw'uwo mwana rwamukurikiranye imyaka yose nubwo atari we wamwishe. Ubusanzwe uwo mugabo wari urwaye, ikintu abaganga babonaga ni uko uburwayi bwe bwagaragaraga bwari umunaniro ukabije, kubura ibitotsi, umuvuduko w'amaraso uhindagurika, umutima ukora nabi, cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri bugacika intege. Sonia yamaze kumva iyo nkuru yose ntiyasinziriye neza muri iryo joro. Buri gihe yafungaga amaso yabonaga wa mugabo aryamye ku gitanda areba ku rugi. Bukeye bwaho yagiye ku kazi kare kurusha uko yari asanzwe abigenza. Ageze mu cyumba cy'umurwayi yasanze aryamye nk'ibisanzwe, ariko icyo gihe yarasinziriye, yarahanze amaso hanze y'idirishya. Sonia yegereye igitanda aramubaza ati muze, hari icyo nakubaza? Umugabo amureba ati mbaza mwana wanjye. Sonia ati murumuna wawe aramutse aje hano uyu munsi wamubwira iki? Umugabo yaracecetse, amaso yatangira kuzamo amarira. Hashize akanya yaramubwiye ati nta byinshi namubwira. Namubwira ko mbabajwe n'ibyabaye, ko nta munsi n'umwe wigeze ushira nticuje. Namubwira ko nari naribeshye. Sonia yumvise agize ikiniga. Ako kanya nibwo yafashe icyemezo. Yagiye gusaba uruhushya rwo ku munsi ukurikira kuko yumvaga ko kuza mu kazi agomba kujya gushaka murumuna we. Mbere yo gutaha yasabye wa mugore aderesi ya murumuna we. Mu gitondo yatangiye urugendo. Yafashe imodoka ebyiri zitandukanye, ageze mu gace yaratuyemo abanza kubaza neza hatuye. Abantu benshi bari bamuzi, ariko Sonia yatunguwe no kubona ko na nyuma y'iyo myaka yose bamwe bari bakimuvugaho ko yahemukiwe cyane. Yakomanze ku rugi asohoka umugabo ukuze. Sonia yahise amenya ko ari we kuko yasaga cyane na mukuru we. Yaramusoje amubwira uwo ari we, ariko amaze kuvuga ko akorera mu bitaro aho mukuru we yari arwariye, isura y'uwo mugabo irahinduka. Yaramubwiye ati nta kindi nshaka kumva. Yahise afunga urugi, ariko Sonia aramubwira ati nyamuneka ntufunge, naje kubera ko ashobora kuba adafite igihe kinini gisigaye. Umugabo yahagaze mu muryango ntiyavuga. Sonia arakomeza ati nzi ibyo yabakoreye byose n'ibyabaye ku mwana wawe, nzi impamvu wamurakariye kandi ifite ishingiro, ariko nzi n'ikindi kintu kimwe, buri munsi ahora areba ku rugi agutegereje. Ntabwo naje kugusaba kumubabarira no kukwigisha, naje gusa kukubwira ko hari umuntu ushobora gufata akubonye, kandi
amaherezo twese birangira dupfuye. Icyiza ni uko wajya kumureba atarapfa, wenda ugahaza icyifuzo cye. Uwo mugabo yakomeje kurakara, amaso yatangira gutukura, aravuga ati nicyo cyakuzanye? Nawe ati yego, kandi kuba mbikubwiye biranyuze. Nibura ugiyeyo akakubwira icyifuzo cye, yapfa aruhutse, yapfa ameze neza, nawe uzapfa, n'abandi twese tuzapfa. Byaba byiza rero umuntu apfuye afite umutima utekanye. Ubu ngubu nasubirayo? Umugabo ati yaratinze rero, imyaka yose ishize yari ari he? Igihe umwana wanjye yapfaga yari ari he? Sonia ntiyamusubije kuko nta gisubizo yari afite, yarahindukiye arigendera. Bukeye bwaho yagiye ku kazi yumva ananiwe, yizeraga ko uwo mugabo atazaza, yumvaga ko ibyo yari yavuze bidahagije. Ku mugoroba abaganga bamaze gusohoka mu cyumba cy'umurwayi, Sonia yaravuye mu cyumba yakoreragamo isuku, yumva umuntu amuhamagaye. Yarahindukiye abona ari wa mugabo, yari ahagaze ku muryango w'ibitaro, amaso yuzuye amarira. Yaramubajije ati icyumba cye kiri he? Sonia yumvise umutima umusimbutse, atangira kumwereka inzira. Bageze imbere y'umuryango, wa mugabo arahagarara, afungura urugi. Sitoyi wari uryamye ku gitanda yahise amubona. Mu kanya gato ntiyizeye ibyo amaso yari abonye, yakekaga ko ari inzozi. Ariko murumuna we yegereye igitanda amureba mu maso, hanyuma aravuga ati umuvandimwe wanjye. Umurwayi yaraturitse ararira. Bwa mbere mu myaka 15 yaramubwiye ati mbabarira. Murumuna we nawe yahise arira, ariko bimwe bya kigabo, aravuga ati nanjye ndambiwe kurakara. Nta muntu wari uhari wari witeze kubona ayo marira hagati y'abo bavandimwe bari bamaze imyaka irenga 15 batavugana. Ibyakurikiyeho byari byinshi ku buryo nta jambo na rimwe ryashoboraga kubisobanura byose. Amaherezo Sitoyi yafashe ukuboko kwa murumuna we n'imbaraga nke yarasigaranye, aramubwira ati muvandimwe, nzi ko nta jambo na rimwe ryasiba ibyo nagukoreye. Nagutwaye ibyo utari ukwiriye gutakaza, nagutwaye ubutaka, gutwara amahoro, ndetse no mu muryango wawe ubabazwa. Icyambabaje kurusha ibindi byose ni umwana wawe. Ntabwo nigeze mbasha kwiyunga nawe akiriho, cyangwa ngo mbashe kumusezeraho. Birambabaza umunsi ku wundi. Murumuna we yari ari kurira. Yaramubwiye ati uriya mwana naramukundaga cyane. Igihe yapfaga nararakaye, numvaga ntazigera nk'ubabarira. Sitoyi ati wari ufite ukuri? Murumuna we ati oya, nari mfite uburakari. Ukuri n'uburakari hari igihe bitandukana, ariko imyaka yose ishize nanjye nabaye imbohe y'uburakari. Yicaye hafi y'igitanda aramubwira ati mu gihe wicuzaga ibyo wakoze, nanjye nari ndi mu gihano cyo kukwanga. Nta n'umwe muri twari ufite amahoro. Noneho Sitoyi yumvise umutima uruhutse. Yarebye murumuna we yitse umutima, aramubaza ati mbese urambabariye? Murumuna we ati narakubabariye, ninjye watinze kubikubwira. Umutima wanjye ukomezaga kundya. Habayeho amakosa menshi ku mpande zombi, nubwo afite intangiriro. Umugabo nka Sitoyi yafunze amaso atangira kurira nk'umwana muto. Sonia wari uhagaze ku muryango yumvise amarira amuzenze mu maso. Ntiyari yarigeze abona ibintu nk'ibyo. Yasohotse bucece abasigira umwanya. Muri iryo joro bwa mbere nyuma y'ukwezi kurenga, Sitoyi yasinziriye amasaha menshi adakangutse. Bukeye mu gitondo abaforomo baratunguwe. Yari yasabye ibyo kurya, ibintu yari amaze iminsi myinshi adakora. Yaryaga gake atabishaka, byaramunaniye. Umuforomo yahise ajya kubwira abaganga. Umuganga rero yaratunguwe ati yariye? Umuforomo ati yego, kandi yaryamye neza nijoro. Nubwo indwara itari gukira ako kanya, hari impinduka zagaragaye. Umuvuduko w'amaraso wari watangiye kugenda usubira ku murongo. Yari ari kuganira neza kurusha mbere. Yanongeye gutangira gushaka kumenya amakuru y'abantu bamusuraga. Ibyo byatumye abaganga bongera kugira icyizere. Mu minsi yakurikiyeho, murumuna we wamurwaje, umugore we n'abandi bamurwazaga bajya kuruhuka. Bicaranaga amasaha menshi bakaganira ku bwana bwabo, bakavuga kuri se, kuri nyina, ku bihe byiza bagiranye, no ku myaka yose bari bamaze babanye nabi. Hari igihe basangaga ntacyo bafite cyo kuvuga, ahubwo bakarebana gusa, kuko hari ibintu byinshi umutima usobanukirwa kurusha amagambo. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa, Sitoyi yari amaze kugira imbaraga zo kwicara ku gitanda nta muntu umwegamije. Nyuma y'ibyumweru 2 yatangiye kugenda. Abaganga baratangaraga. Ntabwo bavuga ngo imbabazi nizo zonyine zamukijije. Oya, yari afite ubuvuzi, imiti n'abaganga bamwitaho. Ariko bose bemeraga ikintu kimwe. Umuntu wari umaze imyaka myinshi ahetse umutwaro w'icyaha, agahinda n'ikiniga, yari amaze kuwushyira hasi. Kandi ibyo byari byaramusubije icyizere cyo kubaho. Sitoyi yagiye gusezererwa. Muganga Liyeni yahamagaye Sonia aramubwira ati Sonia, hari icyo nshaka kukubwira. Ndagira ngo ngushimire. Sonia yamwegera afite ubwoba. Muganga aramubwira ati watwibukije ko hari igihe umurwayi aba akeneye gukira umutima mbere yo gukira umubiri. Sonia yarebye hasi yubura amaso aramubwira ati njye nabonaga azapfa afite umutima ubabaye, sinari nzi ko azakira. Buriya se nibyo byamukijije? Urumva byarambabazaga kubona umuntu arwara agapfa yicuza.
Muganga ati ni wowe wamukijije, watubwiye ikintu tutari twagatekerejeho. Sonia ati muga, mbese hari icyo nakubaza? Muganga ati yego. Sonia ati birashoboka ko umuntu yahangayika cyane kubera ikosa yakoze, cyangwa kubera ko hari umuntu utaramubabarira kugeza ubwo arwara? Liliane ati ndumva impamvu mbajije icyo kibazo, buriya ni ukubera uriya mugabo Stoyi. Mu by'ukuri rero igisubizo ni yego, birashoboka. Sonia ati mu rugero rungana iki? Liliane ati Sonia, umubiri n'umutima ntibitandukana nk'uko abantu benshi babitekereza. Hari igihe umuntu aba afite agahinda gakomeye, kwicuza, ubwoba cyangwa umujinya amaranye imyaka myinshi, ubwonko bugakomeza kohereza ibimenyetso by'ihungabana mu mubiri. Sonia ati ni ukuvuga ko bishobora gutera indwara? Liliane ati yego, bishobora gutera kubura ibitotsi, umuntu agahora ananiwe, agatakaza ubushake bwo kurya, umuvuduko w'amaraso ugahindagurika, umutima ugakora nabi, ubwirinzi bw'umubiri bukagabanuka nk'uko byagendekeye uriya musaza. Rimwe na rimwe umuntu agira ububabare mu mubiri hose kandi ibipimo byose bikabura impamvu yabyo. Sonia yatangaye ati none se koko umuntu ashobora kuremba kubera ibyo byonyine? Liliane ati wifata nkaho byoroshye, ntabwo abarwayi mu bitekerezo gusa, abarwayi n'umubiri, kuko umutima n'ubwonko bigira ingaruka ku mubiri wose. Sonia ati ni ukuvuga ko hari igihe ikibazo nyacyo kitaba ari indwara? Liliane ati oya, indwara iba ihari, ariko hari igihe iba yarakomejwe cyangwa yarushijeho kugira ubukana kubera ibikomere byo mu mutima. Nawe ati muga, umuntu yarabaye imyaka myinshi yicuza ikosa yakoze kandi agategereza kubabarirwa ariko bikanga, ibyo byo byamugeza kuri uru rwego? Liliane ati yego, kwicuza imyaka myinshi bishobora guhinduka umutwaro umuntu ahora yikoreye buri munsi. Uwo mutwaro utuma umubiri ugenda ucika intege buhoro buhoro. Hashize umunsi umwe, Stoyi yasezerewe mu bitaro. Umunsi yasohokaga, murumuna we wari umufashe ukuboko. Mbere yo kugenda, Stoyi yasabye kubonana na Sonia. Amubonye, amarira yuzuye mu maso, aramubwira ati kubera wowe ndatashye. Sonia amwenyura ati njye nakoze akantu gato gusa. Stoyi ati oya, wakoze ikintu abaganga bose batari bakabonye. Murumuna wanjye yambwiye uko wamwisangiye mu rugo. Sonia yabuze icyo amusubiza, aramwenyura gusa. Stoyi yamusabye nimero arayimuha. Sonia w'icyo yari yishimiye ko ari ukubona ataha amahoro ari muzima. Nyuma y'amezi make Stoyi yasezerewe mu bitaro, ubuzima bwe bwahindutse cyane kurusha uko abantu benshi babitekerezaga. Buri gitondo yakangukaga yumva afite amahoro atari yarigeze agira mu myaka myinshi yari ishize. Icyamushimishaga kurusha ibindi byose ni uko murumuna we yongeye kuba umuntu we wa hafi. Bari barafashe icyemezo cyo kutazongera gutandukana ukundi. Muri icyo gihe cyose ubwo bakomezaga gutekereza ku muntu wabaye intandaro y'iryo hinduka ryose. Uwo muntu yari Sonia. Umugore wa Stoyi yajyaga avuga ko iyo umukobwa atagira umutima wo kwivanga mu bibazo by'abandi, umugabo we yashoboraga kuba yarapfiriye mu bitaro atabonye murumuna we. Umunsi umwe Stoyi n'umugore we bajyanye kwa murumuna we bikoreye ibintu byinshi bagiye kubasura. Stoyi yarahagurutse aravuga ati hari umuntu tugomba gushimira nubwo turi hano. Murumuna we yahise amenya uwo ari we. Stoyi yarakomeje ati ntabwo nshaka ko dushimira Sonia mu magambo gusa, hari ikintu tugomba kumukorera. Bemeranyije gutumira umuryango wa Sonia bakazabasura. Mu mpera z'ukwezi kwakurikiyeho, Sonia na nyina bagiye gusura uwo muryango bajya kwa Stoyi. Barahageze bakirwa nk'abashyitsi b'imena. Bari bateguye amafunguro meza cyane, abaturanyi benshi bahari. Buri wese yashakaga kubona uwo mukobwa wari waragize uruhare mu kwiyunga kw'abo bavandimwe. Kuri uwo munsi Stoyi yafashe umwanya munini avuga ko Sonia yamubereye umugisha. Murumuna we nawe arahaguruka avuga ko Sonia atamugeraho, we na mukuru we batari kuziyunga vuba cyangwa se bikazarangira bitabaye. Abantu bose baraho byabakoze ku mutima. Abo bavandimwe bavuze ko nyuma yo kwiyunga bafashe icyemezo cyo gutangiza imishinga hamwe. Bavuze ko igihe cyose bari baratandukanye buri wese yageragezaga kubaho ukwe, ariko bari basigaye bakorera hamwe nk'abavandimwe. Bari baratangiye guhuza ubutaka bwari busigaye, bashora amafaranga hamwe, bongera gukora ubucuruzi nk'umuryango umwe. Muri ayo mezi make ibikorwa byabo byari byaratangiye gutera imbere cyane. Kugira ngo bashimire Sonia neza, bamuhaye nk'ikamwa n'iyayo nk'ikimenyetso cy'umuntu watumye biyunga. Kuri Sonia byari birenze uko umuntu yabyumva. Nyina nawe byamukoze ku mutima biramurenga. Ku rugendo rwabo ntibibagirwaga kuvuga ko hari umukobwa umwe utarize wakoraga isuku mu bitaro, wabonye igikomere cyari cyihishe mu mutima w'umuntu abaganga benshi bari barabuze. Niyo mpamvu bavugaga bati hari abantu Imana ibimamye ubumenyi, ariko hari n'abiha amaso areba kure. Sonia ntiyari umuganga, ariko yabonye uburwayi bwari bwihishe aho amaso y'abaganga atari yarageze. Njye tugeranye ku musozo, nitwa Murukare. Njye tubana mu nkuru z'urukundo kuri Musekura Jean. Hose mukomeze kudushyigikira. Iyi nkuru ni wayikunze, ushobora kudasubscribe kuri iyi channel niba utarabikora. Naho mu zindi nkuru.